umuntu abona bukeye akabona ariho ariko ntabwo amenya niba abwira ibyo agambirira byose byo kuvuga ngo imigambi ifite ngo nzakora ibi ngibi ngo nzakora ibi ngibi bira byose urabigambira akabibyugira akaba n'ibyo utageraho nk'uko nabibabwiye. Umuntu n'ubundi apfa n'ubundi apfanye imigambi, ntawe upfa imigambi yiwe igize gute irangiye. Umuntu wese apfa afite imigambi. Kadusenge Imana Data mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana igira neza kandi uri Imana ikomeye, uri ibyiringiro byacu, ni wowe buhungiro bwacu, ni wowe twiringiye wenyine n'uduhanze amaso muri byose. Izina ryawe Data riraguha icyubahiro mu isi no mu ijuru. Ndagushimiye kuko wongeye kuduha ijambo kugira ngo tuvuge kuri uyu munsi, kugira neza kwawe n'urukundo rwawe n'ubuntu bwawe. Tuvuge imbabazi n'urukundo rwawe, tuvuge mu izina ryawe Yesu. Niyo mpamvu duhamagaye Umwuka Wera kugira ngo mu kanya nk'aka ngaka ugire icyo ukora mu izina rya Yesu Kristo, mu mitima y'abantu, mu batuye isi yose, mu mpande enye z'isi Data. Ijambo ryawe ndazi ko rifite imbaraga, ijambo ryawe ndazi ko rihindura, ijambo ryawe ndazi ko rikiza, ijambo ryawe ndazi ko ari ukuri kandi ukuri niko kubatura. Mu izina rya Yesu Kristo duhagarika imyuka yose na kirogoya zose byisheje kurwanya ubushake bwawe. Mu izina rya Yesu Kristo abazimu n'abademoni batsindwa mu izina rya Yesu Kristo. Turahamagara kugira neza ko turahamagara ubuntu bwawe, turahamagara umwuka wawe mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo ijambo ryawe riganze ibyo byose, iyo misozi yose tuhe kubita hasi mu izina rya Yesu Kristo. Icyatuma ubutumwa bwiza budatambuka, icyatuma ubutumwa bwiza ngo butumvikana, turagisenyura mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze kukugira neza kandi werekeze ijambo ryawe kugira ngo rikore mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Twongeye gushima Imana. Tubavandimwe yongeye kutubashisha twaba tugeze kuri no mwanya n'uyu munota. Ni intambara nyinshi, ni ibibazo byinshi byatambutse biturwanya kugira ngo tutavuga, ariko mu izina rya Yesu Kristo Imana ihabwa icyubahiro yoyo yongeye kuduha uyu mwanya. Turasoma ijambo ry'Imana nk'uko rigaragara muri Matayo 25, turahera ku murongo wa mbere. Tugeze 13. Icyo gihe ubwami bwo mu ijuru buzagereranywa n'abakobwa 10 bajyanye amatabaza yabo bajya gusanganira umukwe. Ariko muri bo 10 5 bari abapfu, abandi 5 bari abanyabwenge. Abapfu bajyana amatabaza yabo, ntibajyana amavuta, ariko abanyabwenge bo bajyana amavuta mu mperezo zabo hamwe n'amatabaza yabo. Umukwe atinze bose barahunikira barasinzira, ariko nijoro mu gicuku habaho urusaku ngo umukwe araje, nimusohoke mumusanganire. Maze babakobwa bose barahaguruka baboneza amatabaza yabo. Abapfu babwira abanyabwenge bati, nimuduhe ku mavuta yanyu kuko amatabaza yacu azima. Ariko abanyabwenge barabahakanira bati, oya, ntiyadukwira twese, ahubwo nimujye mu bahanjuzi muyigurire. Bagiye kugura, umukwe araza, abari biteguye binjirana nawe mu bukwe, urugi rurakingwa. Hanyuma b'abakobwa bandi nabo baraza, barahamagara bati, nyakubahwa dukingurire. Nawe arabasubiza ati, ndababwira ukuri yuko ntabazi. Nuko mube maso kuko mutazi umunsi cyangwa igihe. Imana ihabwa icyubahiro. Iri ni ijambo ry'Imana. Aya ni amagambo Yesu yavuze, kandi aya magambo Yesu yavuze twebwe tutari bwabeho, ariko uyu munsi icyo twibukiranya nuko abantu benshi bafite ibyiringiro byinshi bitandukanye. Buri wese afite ibyo yiringiye, buri wese afite uko yizera, buri wese afite uko yabwirijwe, buri wese afite ibintu nyine uko abyumva. Ariko iri jambo twibukiranye yuko ryabayeho twebwe tutari bwabeho.
ibi bintu Yesu yarazi ko bizabaho, kuko Yesu wewe yaravuze ngo ijambo ry'Imana rihamya riti mbere na mbere hariho jambo, kandi jambo yahoranye n'Imana, ibintu byose niwe wabiremye. Rero Imana irebera mu itangiro ikagira mu byahishuwe, ibintu byose bibizi. Yesu yarazi ko iyi minsi dusohoyemo hari abantu bazaba bafite amatabaza yabo yaka, hari abantu bazaba bafite amatabaza yabo bafite amavuta, ariko hari n'abandi bazaba badafite amavuta kugira ngo babashe gukongeza amatabaza yabo. Yesu rero niho yavuze ngo ubwami bwo mu ijuru buzagereranywa n'abakobwa 10. Bene data mudukurikiye mu mpande enye z'isi, ahantu henshi hatandukanye, ahangaha turaganira ku ijambo ryo kuba maso. Ijambo ryo kuba maso, mu by'ukuri kuba maso ni ikintu kigari cyane, kandi ni ikintu wenda ni ijambo abantu batumva, wango bumva nyine umuntu wavuga ngo umuntu ngo nabe maso akavuga ati ngewe ndi maso, ariko kandi ni inyigisho kandi ikomeye yo guhora witeguye. Urugero dushobora gutanga rwa hafi, umuntu abazi ko ariho ariko ntago abazi igihe azapfira. Umuntu mushobora kuba muri kumwe nonaha, ariko wajya kumva ejo ngo yapfuye. Mu by'ukuri nawe ntago abazi ko ari bupfe, ariko ushobora kuryama ntukanguke, ushobora kujya ku kazi ntutahe, ushobora kujya kwa muganga ntuveyo. Hariho ikintu bita kuba maso. Kuba maso ni ukwitegura, ni ukwitegura ikintu runaka. Ushobora kuba maso witeguye ko wenda umujura ari bugutere nijoro. Ushobora kugenda ukumva amakuru hirya no hino, abantu bakavuga ati nyamara biravugwa birahwihwiswa yuko uyu munsi abajura bari bugutere. Ugahita ugenda ukabwira abazamu, cyangwa se nawe ugafatira intwaro zawe ukavuga uti nanjye ngiye kuba maso, ntabwo abajura bari buze kugira kunyiba. Kuba maso ushobora kuba uri umuyobozi w'igihugu runaka, ukamenya ko hari umwanzi hanze y'igihugu cyawe wenda kugutera, ukaba maso ukabwira ingabo, ukegura intwaro zawe ukavuga uti ngiye kuba maso nyine. Ukaba maso wa mwanzi yaza mukarwana. Kuba maso twabivuga mu buryo bwinshi, ariko uyu munsi turavuga kuba maso twitegura ubwami bw'Imana, twitegura kugaruka kwa Yesu. Abakristo n'abandi bose bizera nta kindi kintu dutegereje kitari kugaruka kwa Yesu. Abantu bose bafite uko bategereje, bafite ibyiringiro by'ibyo biringira, ariko kuba Kristo dutegereje kugaruka kwa Yesu. Mu by'ukuri nta muntu uzi ngo Yesu azagaruka ryari. Wenda uyu munsi yaza, nejo yaza, ryari yaza. Ni niyo mpamvu abantu benshi batangiye kurambirwa bakavuga bati ariko twavutse bavuga ngo isi igiye kurangira, ariko n'uyu munsi ngo ntabwo isi ngo irarangira. Gucyakora tubona abantu benshi barapfuye, ngo ubu ngubu ngo nukuvuga yuko ngo imperuka ngari umuntu ngo ku giti kiwe. Ariko reka tubabwire ko imperuka yo irahari, kandi abakristo dutegereje kugaruka kwa Yesu Kristo. Yesu niba azagaruka rero, ahangaha yadusigiye ngo yatweretse imbonera hamwe uburyo tugomba kureba niba koko turi tayari, koko tumwiteguye. Ntabwo yigeze atubwira ngo yigeze atubwira ngo nzaza umunsi uyu n'uyu, ahubwo aravuze ngo mube maso kuko mutazi umunsi cyangwa se igihe. Ahangaha tunibukiranye yuko kuko tutazi ngo imperuka izaba ryari, kuko tutazi ngo Yesu azaza ryari, ariko twibukiranye ko buri munsi kuwundi abantu baba bapfuye. Kandi Bibiliya iravuga ngo ikuzimu nta mirimo nta n'imigambi ibayo. Iyo upfuye uvuye muri ubu buzima, nta yindi mirimo yindi, nta n'indi migambi yindi wongera kugira. Ibyo utakoze biba birangiye, ibyo wakoze nabyo biba birangiye. Ntabwo wavuga ngo wenda ngo nzagira ngo ikuzimu ngo nimara ngo ubwo ngo niho nzizezerera Yesu, ngo niho nzakirizwa. Oya, ntabwo bishoboka, kuko Bibiliya yaguhakaniye. Umubwiriza zani wabivuze ngo ikuzimu nta mirimo nta n'imigambi ibayo. Iyo upfuye nyine ubuzima bwawe buba buhagaze, ibyo wagombaga gukora byose biba birangiye. Icyo ngo umunsi wo gukora ni uyu nguyu. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo uyu munsi numva ijwi ryawe ntiwinagire umutima. Igihe cyawe ni iki ngiki, umunsi wawe ni uyu nguyu. Ejo ntabwo uzi niba uzaba uhari. Umuntu agira imigambi myinshi, ariko n'ubundi umuntu arinda apfa n'ubundi agifite imigambi, afite ibyo atekereza, afite ibyo agambira, afite ibyo ashaka kugeraho. Nta upfa birangije. Uyu munsi rero wenda birashoboka yuko wava mu mubiri, ariko se wabujyanye iki? Wabujyanye ibihe byiringiro. Birashoboka ko Yesu yazaza asanga ukiri mu mubiri, ariko se azagusangana ibihe byiringiro.
niyo mpamvu uyu munsi wa none umuntu wese ibyo akora n'ibyo atekereza yakagombye kuba avuga ati uyu munsi Yesu araza. Ukaba witeguye ukavuga ati uyu munsi Yesu araza. Ukibyuka mu gitanda, ukimara gusenga, ukimara gutekereza kugiye mu mirimo yawe, wakabanje gutekereza uvuga ati Yesu uyu munsi araza. Kandi nubwo ataza uyu munsi, ukamenya ko ibyo ugiyemo ushobora no kutabirangiza. Umunsi ushobora kutira ukiriho. Haraba impanuka zica. Yaragiye guhaha, amahaho ntayacyure tukumvaga imodoka ngo yamugonze. Ibyo byose ni ibintu bitandukanye bigenda bikura abantu mu buzima. Umuntu abona bukeye akabona ariho, ariko ntabwo amenya niba abwira ibyo agambirira byose byo kuvuga ngo imigambi ifite ngo nzakora ibi ngibi ngo nzakora ibi ngibi, bira byose urabigambira akabibyugiraho akaba n'ibyo utageraho nk'uko nabibabwiye. Umuntu n'ubundi apfa n'ubundi apfanye imigambi. Ntawe upfa imigambi yiwe igize gute irangiye. Umuntu wese apfa afite imigambi. Haleluya. Ijambo ry'Imana ni ukuri, ibyanditswe ni ukuri. Muhunge bene data, ntabwo tuzi umunsi cyangwa se igihe, ariko icyo tuzi cyo urugi ruzakingwa, kandi nirumara gukinga ntawe uzarukingura. Murakoze, Imana iduhe umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Data turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo kugira neza bugacya bukira, uri umubyeyi mwiza, uri ibyiringiro bizima. Tugushimiye ko wabanye natwe. Ijambo ryawe ni ukuri, Umwuka Wera niwe wemeza buri muntu wese iby'ibyaha byiwe kandi akamuhanira gukiranuka mu izina rya Yesu Kristo. Umwuka Wera niwe ureshya nkuko ari wabwirije iby'agakiza. Turakwinjiza kugira ngo Data uherekeze ijambo ryawe, ugire icyo ukora mu mitima y'abumvise ubutumwa bwiza mu izina rya Yesu Kristo. Amen.